Yezu Kristo akuzwe bavandimwe, uyu munsi ndagira ngo twibukiranye ikintu cyatuma ubona icyo wifuza cyose, ariko icyo wifuza cyiza mu buzima bwawe. Ariko mbere na mbere yuko dutangira bibutsa ko ari ingenzi ku mukristo gukora ibi bintu bibiri: icya mbere gusenga, icya kabiri kwicuza ibyaha cyangwa se gutekereza ko wagize nabi, hanyuma ukumva ugize umutima wo kuba wakitandukanya n'icyo kintu wakoze ukacyanga kandi ntuzagisubire. Ushobora kwibaza uti kuki ari ingenzi? Kuko ibyo bintu bibiri ari ingenzi mu buzima bw'umukristo. Gusenga no kwicuza ni ingenzi mu buzima bw'umukristo, kuko iyo usomye mu nyandiko y'inzira y'umusaraba ku ntera ya 9, abajya bagerageza kubisoma mu gatabo ka nyina wa jambo cyangwa se ahandi byaba byanditse, ku ntera ya 9 hari aho Yezu yavuze ngo amasengesho n'ukwicuza ngibyo ikiguzi cy'ukwitanga no kubigurana. Amasengesho yawe nyashyira mu yandi masengesho, bityo hakaboneka roho ikizwa. Ngo numva ngo yabibwiraga nyine uwo, ndakeka ni umuboneke yabibwiraga, waboneke wagenda amwereka ububabare bwe, niyo yabwiraga aya magambo amubwira ko amasengesho no kwicuza ari cyo kiguzi cy'iki cyo kuba yaratwiguranye, akatwitangira, akadupfira ku musaraba. Mbese ngo ntabwo rero umukristo udasenga, udafata umwanya ngo yicare asenge, haba mu rugo rwe, hari no kwitabira misa, umukristo utajya wicuza ku bw'ibyaha yakoze ngo yumve ko yakoze ikintu kibi, acyange, asabe imbabazi, afate n'inzira ajye mu ntebe ya penitensiya, uwo rwose urumva ko ibyo biba bigoye. Ntabwo aba yarakiriye Yezu Kristo nk'umukiza we. Ko waramwakiriye nk'umukiza we, wakitaye kuri ibyo bintu avuga, ukamenya ko nyine yapfuye kugira ngo ukire ibyaha byawe, ubikire, utandukane nabyo, ubeho neza. Ntabwo yapfuye kugira ngo ugume kuba mu byaha. Ubwo rero amasengesho na penitensiya ni ibintu by'ingenzi cyane ku mukristo wese. Icyo kirarangiye. Reka tugarukeho ku ngingo nababwiye tugiye kuvugaho y'ukuntu wabona icyo ushaka icyo ari cyo cyose cyiza mu buzima bwawe. Ubwo rero ku bijyanye n'iyi ngingo y'ukuntu ushaka kubona icyo ushaka icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe, turabiganiraho twifashishije ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo umutwe wa 6. Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 34. Aravuga hati: nicyo gituma mbabwira nti mwihagarikwa imitima nuko muzamera, ari ku bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu. Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya? Umubiri se wo nturuta umwambaro? Nimurebe inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara so wo mu ijuru arazigaburira. Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro? Ninde muri mwe naho yahagarika umutima te washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe? Imyambaro yo yabahagarikira iki umutima? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi
nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura, ntiziruha, ntiziboha, nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika icyo cyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntazabarengerezaho mwabemera gato mwe? Mwibunza rero imitima muvuga ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Ni ibyo byose abanyamahanga bahihibikanira. So wo mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye, ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Mwiterwe impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzazana n'impagarara zawo. Umuro wa buri munsi urahagije. Iryo ni ijambo ry'Imana. Cyane cyane kuri uyu murongo wa 33 havuga ngo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Mwiterwe impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzazana n'impagarara zawo. Umuro wa buri munsi urahagije. Aho tubazirikane cyane bavandimwe, murabizi no mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru turavuga nti ifunguro ridutunga uriduhe none. Ifunguro ridutunga uriduhe none. Ntabwo tuvuga ngo ifunguro ridutunga uriduhe none, ngo uduhe n'ibyo duhunika tuzajya ejo. Oya, ibya none nibyo by'ingenzi, uko none bimeze. Ifunguro ridutunga uriduhe none. Ngo rero nta mpamvu yo guhangayikira umunsi w'ejo. Nta mpamvu yo guhangayikira umunsi w'ejo, Imana ibibizi, nta mpamvu yabyo rwose. Noneho rero kuri uyu murongo aravuga ati ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Urumva rero ko icya mbere ari ugushakashaka ubutungane n'ingoma y'Imana. Ni ukuvuga ngo bifise Imana, iyo ukora ibintu bitunganye ushimisha Imana, Imana nayo ibizi ibyo ukeneye byose. Ibyo ukeneye byose ibizi, irabiguha. Ibizi neza ko ukeneye kwambara, izi neza ko ukeneye kurya, kunywa, kuzajyana abana ku ishuri, kuzajya kwa muganga, ibiki byose ibyo Imana ibibizi. Rero ikintu cy'ingenzi wowe ukora ni ugukora ikijyanye no gushaka kw'Imana, gukurikiza ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa. Apana bya bindi byo kumera nka za mbuto mu ivanjiri bavuga zaguye mu butaka bw'agasi zirumirana. Nyine ukumva ijambo ry'Imana bikarangirira aho, ntirigire icyo rihindura muri wowe. Cyangwa umere nk'abana nanone bavuga mu ivanjiri, aho bamwe bateraga, Yesu yavugaga ko mumeze nk'abana, aho bamwe batera indirimbo y'amaganya, abandi bakanka kugira kurira, batera ishimishije ntibabyine, babuze umwirongi reka da. Ngo bagahora bari aho gusa, ntiwamenya icyiciro barimo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rikakugeraho, rikaguhindura, ukagira icyo ugaragaza mu bijyanye no guhinduka no kwera imbuto za Roho Mutagatifu. Ubwo rero ahangaha ikintu nashaka ko twibandaho cyane ni uyu murongo, aho dukwiriye kumenya ko ikintu cya mbere cy'ingenzi nk'uko amategeko y'Imana abivuga, mbere na mbere ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Ngo icyo uri cyo cyose gisingiza Imana mbere na mbere, hanyuma ibindi byose biza nyuma y'icyo, kuko n'ubundi byose biri muri icyo ngicyo, byose biri mu Mana. Iyo washyikiriye Imana, Imana ni byose, uba washyikiriye byose. Niyo mpamvu hano ari ngombwa ko ushakashaka ingoma n'ubutungane by'Imana mbere na mbere. Rero Imana niyo itanga byose, niyo yaremye byose, niyo ibeshaho byose.
ubwo rero wagerageje gutunganira Imana ntacyo rwose wabura, waba ufite byose. Byose biza kuza ari nk'umugereka. Ubwo rero bavandimwe, namwe mwisuzume mugendeye kuri iyi vanjiri iri muri Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 25 kugera ku wa 34, by'umwihariko uyu murongo wa 33 uvuga ko mbere na mbere ari ugushakashaka ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi tukabigerekerwaho. Ikintu cya mbere rero ni ugushakashaka Imana, kuko ibintu byose ufise wabibonye mu nzira iboneye, wiheshereza Imana mo ikuzo, atari bituma wirata, ibituma umerera abandi nabi, ubana n'abandi nabi. Ibyo ngibyo bose biraramba kandi bikugirira akamaro, bikakagirira n'abandi. Ariko hari ukuntu nyine umuntu aba bizi mu bintu by'isi, ugasanga no gusenga yarabyogeye kubera ibintu, kwihibikanira ibizamubeshaho ejo, ibintu by'isi biri aho gusa, ntahe Imana agaciro muri ibyo bintu bye. Ibyo rero ni bya bindi nyine bishobora no kuyoyoka mu minsi 2 gusa, yarabihibikaniye imyaka irenga 40, mu minsi 2 ugasanga birahiye, yahakenye, yasubiye ku muhanda. Niyo mpamvu rero icya mbere ari ugushakashaka Imana. Ibyo wabonye biciye mu nzira nziza, bikomotse ku Mana, uko byangana kose bikugirira akamaro kandi biragushimisha, bikakunyura, ukabaho wishimye umeze neza, aho kugira ngo wirukanke kuri bya bintu bigutera umuhangayiko, ubeho waraserereye kandi byitwa ngo uri umukire, urafise byose hano ku isi, nyamara warabuze icy'ingenzi, aricyo gitanga amahoro, aricyo gitanga umunezero, nacyo kibeshaho kigakomeza. Ubwo rero ubwo bukire butari mu Imana, urumva ko amaherezo ntaho buba butaniye n'ubukene n'ubutindi bubi. Ikintu cya mbere ni ugushakashaka Imana. Imana niyo mahoro, niyo byishimo, niyo munezero, niyo bukungu, nibwo buzima. Ngo Imana ni byose. Rero nabashishikariza kwisuzuma, mukareba, hanyuma mukareba ku mubano wanyu n'Imana uko uhagaze, mukareba mbega Imana niyo nshyira imbere muri byose, cyangwa hari ibindi nimirije imbere kuyirusha. Ubwo wasanga bitameze neza, ugahindura, ugatangira kumenya ko icya mbere ari Imana, ibindi bikaza nyuma. Icyo kintu rero urutisha Imana, ushyira mu mwanya w'Imana, icyo ngicyo kiba cyakubereye ikigirwamana. Ikintu uha agaciro, uha umwanya munini, utaha ubutunzi bwawe, icyo ngicyo kiba cyabaye ikigirwamana. Niyo mpamvu uba ugomba uhora wisuzuma, ukamenya niba koko udatandukira mu mibereho yawe, ukaba wenda warashyize Imana ku mpande, wowe utabizi cyangwa utanabyitayeho. Mwisuzume rero atazagira abapfa cyangwa se abura ubugingo bw'iteka bitewe no kutamenya cyangwa se n'ubujiji. Hanyuma murebe, mbega mu buzima bwanjye bwose, icyumweru, igihe cy'icyumweru guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, ni iki mpa agaciro cyane? Aho sinkora guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru ngatangira ikindi, habe no kujya gusenga, habe no kuvuga agasengesho kamwe ngiye kuryama, habe no kuvuga agasengesho kamwe mbyibutse, ahubwo mpora ntekereza business. Icyo gihe urumva ko amafaranga cyangwa se business yaba byarakubereye ikigirwamana. Niyo mpamvu rero ari ngombwa guhora twisuzuma, tunasoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nyine ni ijambo ry'Imana. Iyo turisoma ni Imana ibitubwira. Nta mpamvu yo kwibaza ngo ndakora iki, ndabigenza ko binshanze. Fata Bibiliya usome, Imana irakubwira icyo gukora. Urumva? Ubwo rero mbifurije kugira icyumweru cyiza, mukomeze mufate Bibiliya namwe musome ijambo ry'Imana, cyane cyane iyi vanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 25 kugera ku wa 34, hanyuma tumenye icyo dukwiriye guha agaciro mu buzima bwacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza, munibuka ko amasengesho no kwicuza aricyo kiguzi cyo kuba Nyagasani Yezu Kristo
twiguranye akatwitangira ku musaraba. Hanyuma kuri iyi video yanjye, iyo ukanze kuri like bituma igera ku bantu benshi, then abantu bakarushaho kumenya ubutumwa bwiza. Ikindi kandi niba wumva iri jambo ry'Imana ukeneye kujya uhora uryumva, nabwo wakanda kuri subscribe kugira ngo uko umuntu ashyize video ujye ubasha kuyibona. Ushobora no gusharinga abandi rero. Murakoze.